Hari ni wamwe urashaka akazi. Nise harakomboneye. Mutipe mfiti yanyu kabisa ufite company. Namukubariza nimba hari ahantu yakomera umwanya kabisa. Hakumana reka mubwize kuri subiza ubushomeri maze iminsi kandi nanjye guhora nkugora nkugira ati ndashaka nanjye birambanga mba numva nagufasha ibintu byose byize nitukabibana none rero ndamutse nkabonye urumva ko ari inyungu kuri twese se ariko wamuhamagara sinabamenye ko umwanya ko n'umuntu wanjye ntabwo yabura kugushakira oya sheri nta kibazo ni ukuri ntabwo nabyanga Aramanzi. Meze bite se bro? Ukazi biragenda. Sha haya ni wambwiye mukeneye umukozi. Wambaneramo umwanya se? Sha ko ubizi neza cyane rwose arazi gukora yanakitwara neza. Wambaneramo umwanya se? Sha ndashaka ukuntu mbahuza. Naje muhe nimero yawe hanyuma nimero uraza kuyibona. Okay, ça merci. Mano yansinze ariko wumve ngo nzagukunda ndagukunda I love you so much. Hello? Wait. Ntabwo turi kumvikana neza. Ndi kukubwira ngo ntabwo turi kumvikana neza mbwira. Wahageze mama. Okay, noneho mbwira umukozi aza gutora sibyo? Thank you too. Bondo? Umukozi ya. Bondo? Oui boss. Ariko sha witabisha amaguru. Boss mureteri kwa waruhi. Nizira kutakoza umureto w'amagi menshi. Oya nakuteka cyawo ndo wanyigishije twa Spanish. Okay, jama egera hino. Hari umuntu ugiye gutorara ku muhanda izi mabutike. Nuko umvise ari kuri kaburimbo. Ari kuri kaburimbo ageze ku mabutike. Yego. So rero icyiza nuko mwagenda muvugana, okay? Yego. Password wandikamo U-enye. Yego. U-enye. Yego. Umvise? Ndabikora boss. We kwikira nyine ute nyine. Ako urete watunganya. Watunganye? Okay, sawa ntacyo ugumishe. Okay, sawa. Kainde muzana. Ihute kandi ubanguke. Ukoresha speed nini? Yego. Okay. Igipangu yakiguriye umuzungu boss wanjye. Habagamo abazungu. Abazungu bavuga mu bavuye mu Buganda. Bavuye mu Buganda. Tuba hano twebwe. Cyari kugenda gahoro. Ariko n'izuba. Twibera boss aba hano. Tuba hano njye na boss wanjye. Karibu.
ko ari iwawe karibu iyo wisanze nk'ahari iwawe tu ngeri bose nguye igikobwa bose akira telefone yawe kanandura numvaga taxi voiture kuri yaguhenze oya ngiye nabona nyere bisanzwe ciro baciye ni n'ibyo okay secretary customer care urashaka akahe kazi ngiye bitewe n'ukuntu numva nshaka akazi ako mwama kose nk'uko mwagenera nka boss wanjye ako ntabwo se sakayira ni ukuri mpitiramo ako mpitiramo kose bitewe n'uko ngiye nshaka akazi nta kibazo nzagakora ariko n'ukuntu mubona ndabona waberwa no kuba nka sekereteri wanjye sekereteri ariko nshaka kuri kumpunga distance koko niko ariko nukuri ko Imana kabisa karakubereka no kazi ngiye niko ariko haguruka turebe ko n'umwanya naguha wawumerita byose birakenewe nabyo bijya bikenerwa kenshi na kenshi gusa ngwaye nko gukora kuri reception ni wajye wakira abakiriya banjye nk'ubu rero mpita ndeba tayi ukuntu uteye nkareba ko nyine abakiriya banakwishimira ukanaseka nkareba kamwenga ariko naseka neza dogo toroshye hindukira ongera uhindukire ndi turebe ko numva bigora buriya rero kubona akazi biragora yicaraho numve hari igihe weho bikore kandi bikurimo ibyo mpite ndi kukubwira ibyo bitoroshye nose no kwicaraho ubundi bigomba gushirika ubute nkareba ko ugira n'isoni nkareba yuko wakira n'abashyitsi neza n'abakiriya neza ibyo ndi gupima ngo ndebe kuko nimba washobora akazi sibyo egera hino gikobwa ariko ntukagorana gusa n'abakiriya uzajya ubagora no kubagora ariko si no kugusuzugura ariko ntabyo ibyo rwose urimo gukabya nese kwicara nabyo bisaba kugira ngo nayo ndimo ndasuzuma neza niba akazi wagashobora hoya akazi nagashobora ushaka wanankoresha interview ariko nabyo upfa bicara mukoresha interview nese nta kuntu umuntu yakicara nawe wicaye ngo tugakorana interview apana kwaba wicayeho ugira isoni mu buzima busanzwe ngira ariko nanone urumva ko ibyo nibyo bikabije usumva bishakabije hoya rwose ntabwo ngiye gushaka nese kumbwira ngo nicaraho nshobora kwicara ngo tukaba twaganira nkakubwira ibyo nshoboye ukambaza nyine nk'ukuri boss wanjye ako nabyo kuvuga ngo ngiye ngo mwicare ukurikiraho se rwose numvaga kwicaraho nta rwose ubundi reka mubwire ubundi akazi ubundi kampani ngiye nyoboye kampani yanjye ikoramo abakozi bari sharp apana kuza wizezetesha abakiriya ukababwira ibintu ugomba kubisha neza bitewe n'aho wanjye nta kibazo kunyicaho uri kumva bimeze bite se umva ngiye niko akazi uzakabona ariko kontabule nubwo nari nabikubwiye cyangwa se marketing manager ariko ndabona nakugira nka secretary wanjye shano kuri pe aho uri bunkire hose urumva wishimye nta kibazo wishimye sebure wapegeye no mwanya nkakwishyura ukanyishyura kwitamo nta kibazo kizana uko ngenzaho akazi se akazi bizacamo humura merci mbanshimiye ariko izi direde zawe ndashaka uzahita uzikuramo
ubundi ugashyiraho nk'amakwafe meza nyine aberanye nk'umusekereteri wawe. Nta kibazo icyo munshakaho nicyo nzakora, ariko akazi kanyu kuri nzagakora neza. Akazi kanyu nzagakora neza kandi dore ko muzishimira. Ni telefone uzahita uyihindura sibyo? Ikibazo. Telefone nayo uzahita uyihindura. Ntabwo akazi sinzaba nakabonye, gute nakomeza gutunga ibya mbere, oya ngomba no guhindura. Ako disi kuba umusekereteri wanjye n'ukuri byakubera. Sure. Niko cyane. Kibagayana. Akuzikare we twigeze guhura ra? Ya ninjye. Twahurira mu nzira nka baga. Okay, ninjye yose. Urumva ko nabona sindi umwana mwiza. Sha, umva nakurebaga nkabona isura sinakomeje kukwitegereza basi. Ubwiyo mpamvu kubunyibutsa akazi urakabonye. Merci. Ariko buriya akabaza ikibazo. Buriya iyo uteje nk'ikibazo mugenzi wawe, buriya wakifuza kukimukemurira. Uteje nk'ikibazo mugenzi wawe. Ya bishobora kuba ngombwa ngende. Ashobora kuba ari umukobwa se cyangwa umuhungu. Muri rusange bibaye ngombwa nafasha. Yenda bakunda. Ariko kunyicaraho kwa rwose kwatumye ngubwa neza. Rero ntawe. Niko. Nese nk'ubu kubona ndi umusore kandi mwiza. Niko. Ngubu nta kuntu twagira n'ubushuti buhambaye. Oya teyari ubundi twamaze kugirana ubushuti kuva tuziranye, kuva ugiye kumbera bosi, ndumva nta kirenze icyo ngicyo ni ukuri. Noroshye. Ntabwo ndushye ntabwo naruha pe. Kubera ko kunyicaraho kwawe bitumye ntekereza ibintu byinshi. Bise binamba igisobanuro cy'urukundo pe. Nsanze igisobanuro cy'urukundo ari wowe. Sure. Ni ukuri. Merci. Ariko byibura ujya unsekera buri munsi nibwo nakumva ntekanye. Nta kibazo. Ugahora unyicayeho ni ukuri. Ariko n'ubundi buriya ntabwo ndi umwana mubi mu buzima busanzwe. Ntabwo ndi umwana mubi. Oya biragaragara maze biragaragara. Ntabwo no kubeshya abakobwa. Igitsina gore ntabwo kukibeshya mu buzima. Ariko nibyo byiza. Buriya iyo nkubwiye ko nkukunda nyine buriya mba nkukunda. Gusa nyine ntabwo nkukunze kubera ko nkubonye aka kanya. Ahubwo nkukunze kubera ko nyine twahuye bwa mbere. Buriya cyagiye duhura natashye ntekereza ibintu byinshi, nibuze igihe tuzahurira tuzongera duhure basi ngera yo mahirwe yo kongera kukubona. Okay, ngaho. Gusa nyine ubu aka kanya ndakubonye kandi Imana ishimwe. Ndashimira Imana. Sibyo? Yego. Tugiye kuba inshuti nanone. Ni ukuri tubaye inshuti. Ariko byibura basi twaba inshuti imwe nifuza mu buzima. Imwe wifuza mu buzima. Imwe gusa nifuza mu buzima twazahambana igihe cyose. Igihe cyose. Iminsi y'ubusaza bwacu tukaba tukiri kumwe. Oh my god. None icyo kiranshimishije kurenza uko wanampaye akazi. Buriya rero buriya ngira sare ebyiri. Sare. Ngira sare ebyiri ngiyi nyine niya rusange. Ingi ni ya rusange. Wanyemera kujyana muri sare ya kabiri. Muri sare ya kabiri? Ya, muri sare ya kabiri. Harya udusapureze twinshi wanteguriye. Kuko ukijya kuza ugire naduteguye, akazi kamvunye, ibintu bigiye. Sinari nzi ko ku isi y'abazima cyo abantu batekereza nkawe. Ni ukuri kw'Imana rero ndi umwana mwiza. Ni ukuri pe ugira umutima mwiza. Kandi kubona gutekereje ndumva nta byiciro sibyo. Maze nabibonye. Rwose bazashize rwose. Jesus is Lord. Bazashize muri toilette yawe mu cyumba ngimo ndazibura. Ariko wazimaze nyakwikorera ishyiga rishyushye we ubundi winjiye hano ndi guhaye uburenganzira. Nsohokera mu nzu. Nsohokera muri saba. Nubise ko zashize. None ni serviette wazashize. None se kuza kubimbwira ahanga aka kanya. None se nari gukora iki? Nsohokera muri saba ihute. Ihute we bombe. Ko rutambatera. None se byabijumba mbizana. Egera hirya ariko. Twikomereze nawe kiriya cyihorere.
Shabira nyine bibaho ntabwo. Ariko urabizi ko abakozi bagira umuntu. Shamu kuri pe nyine bibaho ako pole basi byo arakora. Boss Yesu none ugiye gushiramo. Oh my god. Ugiye gushiramo ndabirebye muri cash power. Ariko hari umuntu wakunterereje muri iki gitondo. Warose nabi se bimenye. Ibintu bikimwoka Niba ujyanze ubwo televiziyo reberera kuri buje ndagucanira buje ucomekeho. Cyangwa ucomeka ku makara. Ibintu nsohokera mu nzu wa muhungu. Ako se Nsohokera muri salo. Nyubaka ntabwo wamfashije. Nsohokera muri salo. Ibi utasa tungu kugenda. Ibikabutura bibi n'ibyanwa bibi. Ngira sinyogoshesha. Usundi ibi ni ibiki ko umukozi yabyutse muri bandi mu kibundi ibi ni nabyo byamzanye. Is it funny? No, it's not funny. Is it funny? No, it's not funny. Is it funny? No, it's not funny. Oya mbabarira rwose mbabarira. Nta kindi kintu akazi wakabonye nyine akazi niba nakabonye none ikindi ni iki babara ndakwinjiza bino basi kugeza oya ntabwo ibyo byanzanye oya bino mujyana muri yasohotse oya reka njye ntabwo urumva ntabwo naringamije nyine kugira ngo uramukoza oya n'ubundi si byo oya nta n'ikintu ushaka no kongera kumva kiturutseho njye ntabwo naringamije nyine njyewe nanjye ntabwo ari ibyo navuze ahubwo nanjye nakubwiye ngo ibyo ntabwo ari byo byanzanye icyo ni icya mbere ikindi cya kabiri niba akazi nakabonye akazi wakabonye bino nyine ngira ngo reka za surprise ntabwo mbishaka oya ntabwo ari nabyo byanzanye ariko mu bintu byanzanye ntabwo ngeze nzanywa no kugira ngo nyereke ibyo wanegure rwose usige rwose njye ndumva nanakwitara kuko icyari cyanzanye ndumva cyarangiye sinzira ibindi by'inkurikizi njye ntabwo ari byo naje kureba babarira rwose nawe w'imboga ese burya ari nuko ababosi b'iki wanyicaye mubwiza ukuri nyine wanyicaye igihe kirekire rwose nakubeshye igihe kirekire se ni ukuvuga iki nyine biriya byaba kwisanzura gukora ariko mfite n'umubiri rwose mfite n'umubiri wanyicaye igihe kirekire rwose umubiri iki ni kirimi cy'abahinde ntabwo nabivuga ariko nawe urabyumva rwose ndakwinginze ndakwinginze rwose jigi pe oya ngibi nibyo binambabaza ni gute umuntu agenda agiye mu bintu by'akazi bakamutangira bamuzana ibintu bya jigi se ni iki rwose ndakwinginze rwose rwose ngibi nibyo nari ndimo ndakubwira wanyicaye igihe kirekire rwose kuba nakwicayeho wanteje imbaraga z'umubiri none uzi ubwo urumva koko rwose ndakwinginze oya njye nta n'ikintu nshaka no kujya ngwino tujyane nkwereke basi surprise nagukoresha oya ama surprise uzajya ushaka abandi uyakoreraho njye ntabwo rwose njye naje mu bintu bijyanye n'akazi naje aricyo nzi ko tugiye kuganiraho n'ibindi biza nyuma nimba hari n'ibyabaye nyine byabaye ibitarabona akazi kabyo